hanyuma kugeza uno munsi ibintu byifashe bite, ejo byiriwe bimeze bite, duha amakuru nyayo afatika yo ku rugamba. Ya nibyo, uyu munsi turi kwa kane tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ejo twari tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. Urugamba rukomeye hahandi rutari rwa rundi twirwaga tuvuga mu minsi ishize, ejo rwaratangiye mu by'ukuri mu buryo bweruye. Hari ahagana saa 10 za mu gitondo, ubwo abarwanyi ba M23 baterwaga n'abasirikari ba leta, igisirikare cya leta FRDC gifatanyije n'ibindi bisirikari birimo SADC, birimo ingabo z'u Burundi, harimo FDLR, abazarendo bo manze ejo bataragiye ku rugamba kuko n'ubundi bamaze kubanga bavuga yuko ngo bajya batera ubwoba abasirikari bagahunga. Ku munsi w'ejo rero ahagana saa 10 bararwanye muri side ya Masisi, muri territoire ya Masisi, ariko ni muri side zose kuko urebye ku ruhande rw'umuhanda ujya Kicanga aho bita za Negenero cyangwa se abakongomani bakunda kwita Nenero, hariya za Kimoka, noneho wafata kuri uyu muhanda ujya kuri territoire ya Masisi unyura ku Mushaki naho barateye, nanone na Shasha naho barateye hamwe. M23 yerutse kwigarurira igafunga umuhanda ujya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bitero rero byarakomeje biza kugeza saa 3, saa 4, saa 5. M23 yari imaze kumanura abo basirikari bose mu mpande zose, uretse uruhande rumwe ndibuze kuza kugarukaho rusa nkaho rwananiranye. Ni ukuvuga ngo hariya hari hafi y'Isake mu birometero nka 6 ku muhanda ujya kuri teritwari ya Masisi, ku biro bya teritwari, naho ku muhanda ujya Kicanga naho bari mu birometero nk'8. Byaje kurangira rero M23 imanutse igera muri Sake, igice kimwe, kuko igice kimwe bakirwaniyemo. FRDC iragenda abazi aho bita Isake ku kagezi abaturage usanga barimo kumeseramo, uba winjiye Isake uturuka mu mujyi wa Goma, kenshi bakunda no kogereza imodoka, niho FRDC yahise isubira. Ntabwo ari kure cyane, ntabwo ari kure, ni muri kilometero 1 cyangwa se metero 700 na n'Isake, kuko n'ubundi byose ni Isake, ariko hari igice kimwe M23 yahise yinjiramo, ikindi nanone gisigarana FRDC. Ahagana mu masaa 6 nibwo haje indege nyinshi. Saa 5 kwanza habanje kuza indege za helikopteri zibanza kuminja amabombe hirya no hino, nako n'amabombe yo ku butaka yaturukaga za Mugunga yerekezaga muri ibyo bice M23 irimo. Ubwo haje kuza rero indege za Sukhoi, mu by'ukuri zirasa mu nkengero za Sake, zirasa muri Sake, ari nabwo M23 yabaye nk'ifa mu mujyi ijya yego. Iyo tujya kuri detail zose ntituri buragize, ndashaka tumenye ese urugamba rw'ejo rwarangiye gute, ni bande bapfuye abandi, kajorite zarugaragayemo ni izihe, uko biri kose nibyo dukeneye kugira ngo tujye uyu munsi wa none, kuko twumvise ko byaraye aho uri hafi aho ngaho ko bitameze neza na gato. Ya nibyo, ni ukuvuga ngo cya gice cya Sake n'ubundi biragoye kuko M23 yamaze gufata Sake. Ni agace gatikijwe n'imisozi, iyo misozi yose M23 irimo. Noneho n'uvuga ngo kugira ngo winjire muri Sake na FRDC nayo ntabwo biyorohera, kuko igice cyayo iragifite, ariko kwinjira mu gice cyegereye udusozi turi mu nkengero z'Isake biragorana, kuko muri icyo gice M23 yari irimo ejo ntabwo FRDC yakigeramo, nayo M23 ntikirimo, iri kukigenzurira mu misozi. Wari uvuze ko haje indege nyinshi cyane? Wari uvuze ko ngo haje indege nyinshi cyane, zaba ari nka zingahe zari zivuye? Zakoze iki? Urumva hari Sukhoi 2, akaza na helicopter 2 zakoraga, gusa Mirage nizo zitaje, ariko zarasaga inshuro nyinshi zigenda zigaruka kugeza ku mugoroba.
zirasa mu bice bitandukanye by'ibirindiro bya M23. aho zarasaga nta baturage bari bahari se? Abaturage barahunze ejo imirwano itaragera mu mujyi w'Isake, abaturage bo bahise bahunga ku buryo umujyi wasigaye ari abasirikari gusa bakontrolinga no mu mirwano. Ese ubu mujyi wa Sake ufitwe nande? Ubu ni ukuvuga ngo Sake igice kimwe gifitwe na M23 iragicungira mu misozi, ikindi gifitwe na FARDC. Marika, ejo ngira ngo twabonye abaturage bahunga bavuga yuko bavuye Isasha bahungira Sake, ubu bakaba bakomeza bagenda batazi iyo bajya, ariko bari mu gusaba leta yuko ibaha amahoro. Ibyo bavuga bati ibyo mwatubwiye yuko muzatera u Rwanda, none ntabwo muri mukurutera, ibibazo bimeze bite? Nibyo abaturage barahunze, umujyi wa Goma uruzuye, urumva abaturage bavuye za Shasha, abavuye Isake bose bagiye mu mujyi wa Goma. Urumva yuko barimo bariramata, barimo barijujutira igisirikari cyabo, ariko cyane cyane uwo bijujutira ni Sadek waje ari nk'umucunguzi, waje ari nka Yesu uje gucungura abari mu isi, nta kintu yigeze bakorera, ahubwo aho iziye nibwo M23 yagize imbaraga zo kuba yatsinsura igisirikari cya Kongo igafata n'ibice bikomakomeye. Urumva rero Maisha, yego numvise harimo abarake bavuga bati ibyo kutubwira perezida yatubwiye yuko azatera u Rwanda nihabe bitera, sibyo? Bakavuga bati none uyu munsi wa none ntabwo ari mu kubikora. Ese iyo urebye hakaba n'ibivugwa yuko hashobora kuba harimo bamwe mu bazarendo yewe ndetse na FDLR bashobora kuba baca muri humye ingabo za leta bakarasa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo barukururire mu mirwano, wenda ibintu bihombane nk'uko wamugani bahari bakora iki bishambe niba bishambuke bishambuke biroze bishambuke uko biri kose hamwe wabonaga insoresore mu zihunga zivuga ati rwose baratudesuye, ariko warangiza ukumva mu yavuga ati perezida yarahugiye mu gushyiraho guverinoma, ubu ntabwo yategura igitero ku Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere byabibaye, kuko na 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, amabombe yaguye mu mujyi wa Gisenyi. Buri gihe iyo barwana n'abanzi babo barasa ku Rwanda. Icyo gihe murabyibuka yuko hari n'umudamu wari mu kagari ka Mbogangari witabye Imana, cyaguyeho ndetse n'umwana yari ahetse. Urumva rero nta gitangaza kirimo, gusa wenda ntabyo barakora kuko umujyi wa Goma ntibarawugeramo, ariko byose birashoboka. Uyu munsi rero mu rukerera bavuga yuko intambara yazindutse yarinda indi sura. Nibyo, uyu munsi mu rukerera noneho byahinduye icyerekezo, aha mu marembo ya Goma, ahangaha mu kibaya cya Nyiragongo werekeza Kibumba niho intambara yabyutse iba. N'ubu ngubu murumva ko tutari kumvikana neza kubera amarezo, n'ubu ngubu niho ndi kujya niho intambara yabyukiye. Bimeze bite? Ni bande bayitangije? Ni bande batangije iyo mirwano yo mu gitondo yo mu rukerera? Gusa umuntu waduhaye amakuru mu gitondo yatubwiye ko ingabo za leta n'abafatanyabikorwa aribo bagabye igitero cya mbere. Zigamije kugira ngo iriya mihanda zongeye ziribere, zifungure, zinigize kure M23 niba babishoboye. Uko biri kose ngira ngo ntabwo byoroshye kugeza no magingo. Reka tumureke ajye hafi abikurikirane neza yaho bibera, ubwo nibwo yafata neza amakuru. Amahoro se ntabwo yabyoroshye kabisa. Ubwo biri kose ikigaragara cyo nuko intambara isa nkaho irimo kugenda ihindura isura, iri gukomera, irimo ingufu nyinshi. Noneho ibyo nakubwiraga urumva Angeli, ibyo twavugaga ejo ngira ngo wabonye insoresore zarimo ziva za Kicanga zirimo kwerekeza nako za Isake zerekeza i Goma, za Sake zerekeza i Goma. Barimo zubira abanyamakuru twege turarakaye, uyu muperezida arimo aradushimisha, yatubwiye mu matora ko agiye gukubita u Rwanda, none ntabwo ari mukuru kubita. Ubu murashaka tubigenze gute? Ako twabonye n'ibifaru yabiri kwerekeza n'izindi modoka zihetse ibibunda binini. None se yigeze avuga igihe azarutera? Yavuze ko namara gutorwa.
itariki nigeze itangaza. ariko nta nubwo yavuze ko natorwa azatera u Rwanda. Twongere ko yavuze ngo nihagira isasu rigwa ku butaka bwa Kongo cyangwa akagira agace gato bafata, ati nzasaba inteko inyemerere ntere. Ikigaragara propaganda yo kwangisha abaturage u Rwanda muri Kongo isa nkaho yashinze Messi, ugombaga bavuga bati biriya M23 cy'abanyarwanda. Urumva ibintu ubona ubwabyo biteye isoni kugeza n'umunsi wa none, kuba bigaragara yuko iyo turufu ishobora kuba yarayirishije mu matora. Avuga ati rero twaramutoye, ni bimeze ko mbona abo bantu bakomeze, ingabo zacu ziri aho ngaho, cyokoze zifatiye mu gahanga ingabo zabo, nubwo bavuga bati ziri aho ngaho gusa zirirukanka nta kintu ziri mu gukora. Umuhungu batureba vrema, akireba basubijeyo brand, ati ubwo koko akadege karagenda kakaza ngo kaje kurasa, nta na kimwe kari mu gukora. Na video igaragara abasirikari bambaye nk'abaninja, urabonye? Narabonye. Abaturage bafati courage tuari inyuma, abandi batwara inkoko n'ihene. Zirangabo zigaragara cyo. Iki kibazo gikwiriye attention iri ya community international, ku buryo ibihe bigera bakavuga bati enough is enough, kuko ibona bari abaturage bacecu baki bahunga bikoreye ibintu ku mitwe bagenda ibirometero n'ibirometero, mu by'ukuri birababaje. Iki kibazo kirarambiranye rwose. Nabo bakeneye kuryama bakaruhuka, bakeneye gukora utwabo. Nk'ubu hari umucecuru nabonye ngo wari ugiye mu murima, aza rwose n'igikwembe yari akenyeye agitayeyo. Nyiri intambara ntabwo ari imishinyiko. None si intambara ni imikino. Intambara ntabwo ari imikino. Umunyamakuru abaza ati mama, we kumva n'igimbo kubuka ati rwose narindi mu murima, numva ibisasu ndirukanka n'igikwembe nagitanye. Agomba kugita nyine cyangwa ubuzima babutware. Ariko uko biri kose ntekereza yuko igihe kigeze kari akababaro uwakanga igisubizo n'umwe gusa ni perezida wabo. Avuga ati abantu b'abakongomani nta mpamvu yo gukomeza kumarana, nta mpamvu yo gukomeza kwirukanka. We yibereye Kinshasa, ntabwo yishobora kumva akababaro kari hariya. Akwiye kubifashwamo n'imiryango mpuzamahanga, kubera ko we ntiyemera bariya ko ari abakongomani. Nicyo kibazo. Ariko se ntabwo ari ushinzwe kubamenya, kuko bariya abantu bamubajije ntabwo babagizeho ikibazo. We rero niba aje kubiringaniza rero bishobora kumubera ibibazo. Ariko umukuru w'igihugu arabishinzwe. Ndakorahi. None se abantu baza gusa ngo turabakongomani, umukuru w'igihugu agomba kubimenya, hagashyirwaho inzego zimenya ko ari abakongomani. Ntibatuye mu gihugu cye. Ariko gutabaruka. Ntibatuye mu gihugu cye si abakongomani. Witondere imvugo ukoresha. Yize. Baza se bavuye he? Bari abantu ibisekuru byabo urabizi. None se ibitero bya nyuma iyi ntambara turimo ntibaturutse muri Uganda aho bari barahungiye? Ariko bahunze bavuye muri Kongo, batuye muri Kongo. Abasekuru babo batuye muri Kongo. Uramponda sinoga. Bari iwabo. Rero uvuze ngo abantu bakaza ngo ari abakongomani, iyo mvugo yagomba gushobora kwitanga confusion. Gute se? Bari iwabo. Erega ntabwo kubyumva ariko nshinzwe kubyumva. Nge ntabwo ndi umunyekongo. Ariko tureke kuva muri reality. Reality yese. Abakongomani uravuga ngo baje bavuye Bugande bateye, bagomba kwigaragaza ko ari abakongomani bakabisobanura, umukuru w'igihugu akabishyiraho komisiyo bakabyemera. Ushaka kuzana nka bya bintu byabaye hano iwacu muri 90 bavuga bati Abagande baduteye kandi abanya. Iryo ni iterabwoba, ngiye ntabyo ibyo nzi sinabyumvise ibyo ngibyo. Angeli, ikiriho bari abantu n'abakongomani, ahubwo leta ntibemera, perezida ntabemera icyo kibazo. Ariko ubu n'abakongomani. Umva kamini. Yego. Aba bantu bamaze hariya ibisekuru byabongera ngo kugera ku bisekuru byabo byose. Sibyo? Cyane. Kandi uza kubumva uraza gusanga bahisemo kwisanga hariya. Hari inkuru twasomye ku binyamakuru itubwira ko FDLR yageze mu Burundi ikakirwa n'abasirikare bakuru, kandi ko yiteguye gutera u Rwanda inyuze mu kirere kinjira mu nyungu. Ibintu mu minota mike dusigaranye urabibona ute? Ibyo bintu bimaze iminsi bivugwa, ariko nanone bitewe n'umwuka uhari n'ukuntu situation imeze n'amadekararasiyo yagiye akorwa, kugeza uno munsi sinabihakana, ariko nta nubwo nanabyemeza akampuze. Ariko reka ntange ikintu navuga ni kimwe, kuvuga yuko kwegereza FDLR inyuze mu mupaka y'u Burundi yaba ari nko kwikururira icyaha. Ndashaka niba ko abantu banyuze neza, niba ko uwo mugambi uhaka
byaba ari ugukwegera abavandimwe b'abarundi nibanze barebe aho FDLR yabaye muri Kongo uko abakongomani yabagenje ubwo rero bashaka kuyiyegereza i Burundi mu buryo buziguye byaba ari ukwikururira amakuba ni ukwikururira ibyago nta n'ikintu nakongeraho byaba ari ukwikururira iki kuko ntekereza ko baramutse bateye u Rwanda uwatera aho aturutse umuntu ashobora no kumusangayo biremewe ubwo uko biri kose ntekereza yuko yaba ari imibare ipfuye kuko ntabwo wavuga ngo ugiye gutera igihugu kindi uturutse ku butaka bwawe ngo icyo gihugu cy'ubwacyo kitazaza kwivuna ubu gitumiye ku buryo bweruye bidasaba kwicara kwa Loni ntekereza yuko mu myumvire yanjye ntekereza ko yaba ari imibare ipfuye oya Burundi gwe nanjye nje numva ko igihugu cyaha inzira inyeshyamba ngo zitere ikindi gihugu ukwiye kugifata nk'izo nyeshyamba ukanagisanga aho kiri ubwo se ntekereza yuko byaba ari nko gutumira ku mugaragaro niko mbyumva nanjye niko mbyumva reka dutekereze ko wenda twumve ko atari ibyo ni ibiri mu binyamakuru reka tuvuge ko ari ibihuha reka tubifate nk'ibihuha kuko biramutse ari ukuri byaba ari ugusogongeza umubabaro abavandimwe ikibazo pe umuntu yavuga ko babona isomo buriya hari uba wemerewe kubasanga nta kwirirwa uhita unyura mu yindi miryango ujya kubaza reka nta dekarasiyo bisaba uhita ugenda direct wibaza ikize akenshi usanga niyo miryango ifatanije nabo ufata icyemezo cyawe ndamubwire hari igihe abantu bakinisha ibintu urumva ariko ibyo ntekereza ko ari ibintu byo kudakinisha ni nko gufata umuriro ukawucomeka uri mu nyakatsi ukajya uwukinisha uwuzamura uwugeza ku gisenge guteraho ibishirira reka ntekereze burya ibyo bintu nta wakururira abavandimwe b'abarundi kubahamagarira akaga ka FDLR kuko naho yakiri ubanze barebe ibyasizeyo none se ubundi ivuye muri Kongo igiye mu Burundi gute nyine ugiye kwegera u Rwanda itere neza iturutse epfo wenda hari n'indi zaturuka Kongo birayinaniye se gufasha abazarendo birayinaniye abazarendo ni abanyekongo ariko ahubwo uvuga FDLR nyine ndavuga urabonye Patrick Muyaya umuvugizi wa leta mu kiganiro n'abanyamakuru bavuze ko gutera u Rwanda atari ibyihutirwa cyane hari ibindi bari kubanza kubaka ngo ntiyavuguruje perezida erega cya gihugu avuga ati rwose perezida ahugiye mu gushyiraho guverinoma ntabwo ari kubaka inzego gutera u Rwanda aracyafite akazi kenshi ka politiki ariko kugira ngo umenye ayo masubiza abasore barimo batatu bavuga bati ariko bimeze bite abanyamakuru barakimubajije bamwibutsa gutera u Rwanda hanyuma Kensi twasoreza aha ngaha rero reka tudasoreza hakayi